birashoboka ko wakomeza ubukristo bwawe cyangwa se wakabya ubukristo bwawe aho uri hose. The secret is intimacy with God. Kandi kumenya n'umwanzi wawe. Hari witwa Timotheo ati shati nanjye naje ndi Paul ati urandi magambo ibyo wigira nibyo bisi bike. We have a purpose. We are not living by accident. We have a purpose. Isashimwe cyane bwoko bw'Imana. Muntu w'Imana aho uri hose udukurikiranye kuri BCN, The Life Giving Channel, cyangwa se umuyoboro utembesha ubuzima bw'Imana ku bantu bose ku isi hose. Turaguhaye ikaze kuri BCN, especially mu kino kiganiro cya Faith in Action. Faith in Action ihagurutse cyangwa se tuje gushira ubukristo bwacu mu bikorwa, apana kugarukira muri Bibiliya gusa. Imirongo dusoma, amahame ya Bibiliya dusoma muri Bibiliya, turashaka ko tuva muri Bibiliya tukajya muri practice mu buzima busanzwe. Mu by'umwihariko uyu munsi tuje kureba aba diaspora, cyangwa se hari imvugo dushaka guhinyuza menyerewe abantu bavuga ngo iyo umuntu agiye mu mahanga ari umukristo biramenyereye ko umuntu byoroshye kugwa, cyangwa se waba uhinduye miriye ugiye ahantu abantu batakumenyeye, cyangwa se hari ibirangaza byinshi reka mvuye gutyo biroroshye ko twagwa. Ariko icyo tuje guhamya nka Faith in Action, turaganiriza abantu batandukanye batwereka cyangwa se batubwira uburyo bo babasha guhagarara mu bukristo bwabo regardless aho baba bari mu mahanga yose, kuko twavuze ngo umwanzi uturwanya n'umwe, wamugana icyaha ni kimwe hose, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba mu Rwanda, yaba mu cyaro, mu mujyi, icyaha ni kimwe. Ariko nanone ngo unesha icyaha muri twebwe n'umwe hose. So nicyo tugiye guhagarara tuvuga ngo twanesha dute, twahagarara dute nk'abakristo no mu mahanga. Uyu munsi rero nabazaniye abavandimwe, abantu b'Imana bo bagiye kuduhamyiza uburyo muri ayo mahanga bayahagazemo bagakizwa cyangwa se bagahagarara nk'abakristo regardless situation babaga barimo. Ikaze muri Faith in Action, ubane natwe please, ntudusiga twenyine. Turifuza ko twabana nawe. Ikindi nakubwira nuko iki kiganiro ntabwo ari twebwe gusa, ntabwo ari hano muri studio gusa. Wowe udukurikiye aho waba uri kuri YouTube cyangwa se mu bundi buryo bwose wamenya ayo makuru, please haba ari comment cyangwa se inyunganizi wandike muri comment hasi. Rwose tugiye kugaruka mu kiganiro nk'iki nizo duheraho cyane kugira ngo turebe ibyo gukosora cyangwa se ibyo gusubiza bijyanye n'ibyo tuba twavuze. Ariko nanone hari abandi turi kumwe hano muri salle bo babashije kubana natwe hano. Mwese muhaye ikaze muri Faith in Action, naho mukanya. Yes, ikaze nanone muri Faith in Action. Ngubu tugiye kuvuga ku bukristo bwacu, cyangwa se umusore, umukobwa, umugabo, umugore yahagarate nk'umukristo no mu mahanga. Tuvuguruza yamvuga ngo biroroshye ko umuntu agwa yageze mu mahanga. Uyu munsi rero nabazaniye abatumirwa badasanzwe. Rwose ndababwira ngo ntibasanzwe. Hamwe na experience badufitiye, rwose muraza nahabwa umugisha nk'uko nanjye numva already nahawe umugisha ko kubwo ibyo bansogongejeho. Ariko reka mbanze nakira abo turi kumwe muri studio. Abatumirwa mwebwe dufatikanyije kubaza bano bantu cyangwa se kuvoma gukama bano bantu. Ikaze muri Faith in Action, especially muri studio za BCN. Yes. Ngiye kwakira noneho ba nyir'ubwite ne kubikisha amatsiko, ni bashiki bacu, abakobwa b'Imana beza bakijijwe kandi wamugani bafite byinshi badusangiza. Reka nakire Emmanuella, karibu muri studio. Bernice, Deborah, karibu muri studio za BCN. Reka none mbaho umwanya mwibwire abadukurikiye. Excuse, hari ibyo mbaziho ariko ndabizi benshi bafite amatsiko yo kumenya niki cyatumye tubatumira. Reka duhere kwa Bernice, twibwira Bernice ni muntu ki, ninde, ayo wamugani ayo mahanga wabayemo, twibwire kugira ngo tumenye wamugani uwo tugivugana nawe. Murakoze, nitwa Bernice Deborah, nkaba nkijijwe mbishimiye Imana cyane. Nakijijwe muri 2019 mu mpera,
nteranira Evangelical Restoration Church i Masoro. Nkaba narabaye mu Bushinwa ariho nize kaminuza nahabaye imyaka 4 ndumva mu magambo make ari ibyo ngibyo murakoze. Okay, thank you Bernice. Murakoze, nanjye nitwa Uwineza Emmanuella Haisa. Nabaye mu Bwongereza, United Kingdom, niho nigiye civil engineering. Nahabaye imyaka 2 n'igice. Yego, ndumva ari byo. Okay. Ngayo nguko numva ko tugiye tugiye mu Bushinwa tugaruke mu Bwongereza muri Kigali, so numva ko hari byinshi bafite. Je mfite amatsiko yo kumva wo mu Bwongereza we wamugane yagiye akijejwe, ndeka mbabarize Emmanuella kadere mu Bwongereza niho habangutse. Okay, Emmanuella banza udishusho yaho hano wisanze mu Bwongereza, hehe community wasanze, societe wisanzemo yari imeze ite ugeranyije naho wari uvuye? So mu Bwongereza ukuntu nasanze hameze, nasanze bafite imico itandukanye yo mu Rwanda cyane, ko sinavuga mu Rwanda se navuga muri Afrika en general, kuko abanyafrika kenshi usanga bakunze kuba muri societe, babana nyine muri societe cyane, abantu baba baziranye baraganira barabana hafi na hafi, ariko mu Bwongereza njyana nabaye nasanze ari chacun pour soi Dieu pour tous. Usanga nyine buri wese arirebaho, buri wese aba mu nguni ye, abantu bibana n'icya yose, usanga buri wese arireba, n'inshuti n'abantu muhuye usanga n'ubushuti busa nkaho buri intéressé cyangwa se bufite impamvu ifatika, iyo mpamvu yarangira bikarangira. Rero hariya nasanze ari societe isa nkaho bigoranye, buri wese aba yirebaho, rero kubona inshuti biragoye, kubana n'abantu biba bigoye. N'umuco wawo utandukanye no muri Afrika, hariya nyine abantu baba bari free cyane, bakora ibyo bashatse byose. Rero nk'umukristo nyine hari aho ugera ukabona. Okay, ubwo wagikijwe? Yego, njye nagiye nkijijwe. Akabaga mu hostel cyangwa nabaga n'abandi bose? Bondi nabaye ahantu henshi, ariko ntabwo nigeze mba muri hostel cyangwa se student dormitories. Njye nakunze gukodesha n'icyumba mu nzu cyangwa nihagera, ariko nabanye n'umuryango, family host, sinzi niba abantu babizi, kuriya umuryango ukwakira, umuryango waho ukabana nabo. Njye niho nabaye, ariko nagiye nkijijwe, gusa nagiye ngikizwa. Maze nk'ukwezi navuga. Okay, Bernice, wowe dushusho yo mu Bushinwa, hehe bantu bameze bate, like environnement y'imeze ite, twinjize mbese twumve natwe twarabanaga nayo hariya? Murakoze. Njye ahantu nabaga mu Bushinwa yari mu mujyi witwaga Nanjing. Yari ikigo, hariho abashinwa, abanyamahanga bavuye mu bihugu bitandukanye, ariko hakaba hari abanyarwanda benshi ugereranyije n'andi ma université yari ari muri uwo mujyi. So mpagera ntago nge kwiyadapta ntibyangoye, ko harabo nari mpazi twariganye muri high school, so narahageze baranyakira baramenyereza ntibyangoye. Ngejeje kuvuga environnement ukuntu yari imeze, ni hantu wasangaga of course hari abajeune, so weekend no gusohoka muri club kunywa inzoga, hari ukuntu ndibutse njya mu wa mbere hari akantu kaga club kari ku ruhande rw'ikigo nk'iminota 5 uvuye mu kigo, so ugasanga muri weekdays abantu bari aho ngaho, muri weekends nibwo bagiye mu mujyi. Ako nyine urumva iminsi isanzwe na weekend ntabwo byari bitandukanye cyane, so mu magambo make no kuhari hameze. So wandi kumba bitandukanye na Emmanuella, wowe wagiye udakijijwe? Yego, nagiye ntakijijwe. Uza gukizwa? Yego. Ubwo ndumva twahera kuri wowe. Aho hantu se wagiye udakijijwe wisanga muri miliye y'ibyo washakaga, ndakeka ko wari ubonye uburyo bwo kubikora neza. Ngenda sinavuga ngo nibyo nashakaga, ariko niko akunda ugera muri milieu n'abantu muhuye, inshuti ugize zikakwinfluencer, ugasanga nyine nawe ntubyanze ukabaho muri ubwo buzima. Tumugize amatsiko, umunsi waje gukizwa ute? Aho mu Bushinwa kwanze no kuvuga Kristo ngo ntabwo byemewe publica. Muhamenye Kristo aho na Kristo te no naho hantu.
so nahagiye muri 2016 nza gukizwa muri 2019 mu kwa 11 nyuma y'imyaka 3 urebye ni nyuma y'imyaka 3 n'amezi makeya. Hari inshuti yanjye nari mvuye gusura mu mujyi umwe, so ari mu gitondo kare ndi gusubira ku ishuri, nubwo ntari nkijijwe narasengaga kwa kundi usenga rimwe na rimwe, yego, kubera kumenyera wenda mu rugo mwakuze babajyana gusenga kwa kundi hari ukuntu ubuzimana tu. So muri icyo gihe ndi kuva gusura inshuti yanjye byari mu gitondo, ndi kugenda muri train nsubiye ku ishuri, ndi kuri telefone mbona ni mu buryo bw'igitangaza pe. Ndabyibuka ko nari ndi kuri Google ariko nta nubwo nibuka exact mu cyo nari ndi gushaka, ariko mbona verse kuri telefone wenda nayisoma. Ni mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa mbere kumanura, haranditse nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwa aho dutegeka twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba igakomeza kumanuka hepfo. Mbona ino verse ntago ibintu byose birimo ntago nahise mbisobanukirwa, ariko ikintu numvise ni hano bavuga ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dutumbira Yesu wenyine. Muri ako kanya ni nkaho nari nicaye ariko ndongera ndibona imbere yanjye, ntangira kubona umunyabyaha narindiwe, hahandi ubayeho ubuzima bw'ibyaha ariko wenda utazi ko ari n'ibyaha cyangwa se ufite n'ukundi kuntu byita, ariko muri ako kanya mbasha gusobanukirwa yuko nyine ari ibyaha ndimo kandi nsabwa kwiyambura ibyo byaha n'ibindi bimera byose nkatumbira Yesu wenyine. Of course muri ako kanya ibintu byaranshanze, numva sinzi ikimbayeho, ntangira kurira. Ubwo turi muri turi kugenda, hari abantu hirya no hino, ariko nyine numva ntangiye kubabazwa n'ubuzima nari mbayeho, numva mbabajwe nuko naba ibyo bintu Imana narayikoze ibyo bintu, narabayeho ubuzima bw'ibyaha. Ndaje ndavuga ati Imana nimba wambabarira ibi byaha nabayemo ntago nazongera. So nsobanukirwa yuko hari ante gutumbira Yesu, nsobanukirwa ko ndi guhamagarirwa mbese kwihana nkakurikira Yesu, mu magambo make nuko nakijijwe. Muri tre mu Bushinwa nyuma y'imyaka 3 ngiye mu club nyinshi bazengurutse, ubu mwuka Imana baragufasha. Amen. Nkone tusoma muri Bibiliya ngo imisoma itazi igisoma igabona Philip, ndumva genda gusanga nka Bernice. So katujye mu Bwongereza, uvuye mu Rwanda ugikizwa, mbese duhere kuri Bernice aho wagikizwa, like uramenye Imana ariko ntabwo urabisobanukirwa neza ibintu ugiyemo, wisanze no muri miriye. Ndakeka bya bintu twajyaga tubona mu movies, ariko twajyaga tubona mu film kumva, mbese sije wabona ngeze aho noneho iri reyera nibwo wari wisanze aho hantu. Ndakeka ko guhitamo kwiga mu Bwongereza ntabwo byaza accidentally, hari impamvu yatumye mu Bwongereza wenda kubona hakunze, sibyo? Tubwire n'icyo wahuye nacyo cyahinzaga agakiza kawe wari umaze kumenya mu Bwongereza muri cyagiye wamaze. Ikintu cyahinyuje cyane agakiza kanjye, navuga ko ari loneliness, kwisanga uri wenyine, ariko navuga loneliness spiritually, muri sense yo kuvuga nta torero, nta nshuti zikirijwe ufite, usa nkaho bagushyize mu yindi si, umeze nkaho uri extraterrestre, sinzi ukuntu nabivuga. Ufite Imana urayizi ariko uri muri environnement itayizera, itayemera. Donc iyo loneliness niyo yabaye challenge cyane. Ariko ikindi navuga cyane challenge nze navuga n'ikirere cyahariya, hari ukuntu byabaga kiremereye cyane, ugasanga kubera no kuba uri wenyine buri kanya mu cyumba uritekerezaho, ugasanga hari kuzamo amadepression, hatangiye kuzamo ibitekerezo byo kwiyahura, nyine sinzi ikirere cyabaga kiremereye cyane ku buryo sinzi habaga izo challenges. Ntabwo wenjengaga ubuzima hariya? Ntabwo nahinjoyinze. Kubera ukijijwe se byakuboringaga cyangwa
niki cyatuma gutenjera ko abantu benshi cyane cyane generation yayo umushyize hariya mbese inzozi wari kujya hanze so niki cyamaga gutenjera ku buri hariya navuga impamvu ntinjoyinze njye nagiye ngikizwa ariko sinzi nagiye mfite rwose inyota yo kumenya Imana cyane numvaga ngiye mu buzima bwanjye nta zindi nzozi nta yindi goal nta handi hantu ndota uretse kuba imbere y'Imana rero nageze muri environnement aho nsanga ibyo n'ukuntu bambara ukuntu bavuga no kuba badasenga deja byasaga nkaho bindisconnectinga ku nzozi zanjye rero ntabwo ninjoyinze aho hantu ko nabonaga nkaho ni nk'igikado gifunyitse ariko kirimo ibintu bibi rero ntabwo ninjoyinze UK nanavuga gutya bisa n'umaniza amatsiko yo kubaza gusa noneho duhere n'ishusho y'uburyo wari ubayemo aho hantu standard lifestyle hariya yawe yari imeze iti actually nk'umukristo no twumva uri determine wumva nta bindi ushaka kunezeza uretse kuba imbere y'Imana bitunguranye cyane n'imyaka yawe n'iki gihe so waba ubayeho uti like duhe ishusho y'amadisipurine yawe ndeka mvuge gutya okay ukuntu nari mbayeho so nkigenda njyewe ubundi nagiye ntazi ibintu byinshi ku Mana navuga ko yari nka acceleration kandi nagiye no gukizwa bitari muri plans kwa kundi ugenda uremerewe n'ibibazo wagera imbere y'umushumba akakubwiriza ukabona urizeye ugatahana Kristo mu mutima rero ngeze mu Bwongereza nta bintu byinshi nari nzi ku Mana ariko kubera ya nyota yadudubizaga muri njyewe natangiye nyine buke nkajya nkasenga 1 hour nkasenga 2 hours nyine sinzi ukuntu byari bimeze ariko naga mfite inyota nyinshi appetite y'ubwo numvaga Imana ari alpha omega byose ku buzima bwanjye numvaga nta kindi kintu kinshishikaje ku isi uretse kuyishaka rero narasengaga asoma ijambo ryawe buri munsi naragize discipline rwose numvaga I need to read the word of God I need to read these things ko ngiye kera Bible yari yarananiye kuyisoma najyaga gufungura natangiye mu itangiriro biranga ariko ngerayo nyine ndavuga ngomba gusoma bigeze gutya haciyemo ukwezi gutya ntangiye kubyinjiramo cyane hazamo fasting hazamo gufata nk'iminsi 2 utarya utanywa iminsi 3 gutyo nyine byagiye bikura bigira ariko navuga ko aribwo buzima nari mbaho bwa buri munsi prayer fasting reading the word of God mu Bwongereza regardless byari bikogose aho abantu benshi barota kuba bagera wowe ukibera mu cyumba na Bibiliya n'iki okay ndakugarukaho Emmanuella kanje kwa Bernice urakijwe imitwe ntangiye kugira amatsiko nagize amatsiko yo ngo ubuse watangiye kubaho ute none n'aba bantu mwabanaga aho mu Bushinwa ahantu ndumva nyuma y'amezi make yisugaruka mu Rwanda tuye none ubwo utangiye kubaho ute dushaka kuvuga ngo tugaruke ikintu tuvuga ko dushaka kugaragaza ukwizera kwacu mu bikorwa mbese imibereho yacu yigaragaza ukwizera kwacu so wowe nibwo utangiye urwo rugendo so watangiye kubaho ute bitandukanye n'ubwo wabagaho mbere urumva ndakijijwe mu buryo nakwita butunguranye sinzi exactement ngo iyo umuntu amaze gukizwa hakurikiraho iki so ndacyari aho ndi confused nta muntu umbwirije mbonye verse gusa yo irakomanga ku mutima navuga ko ntabwo byari byoroshye pe ntabwo nari mfite umuntu uvuga ati ndabaza ndubigenze gute najyaga kuri Google nkandika ati wenda how to read the Bible numvaga se ndahera mu itangiriro nkomeze ndahera inyuma nzi imbere ndahera hagati nkumva ndafungura hagati n'iryo jambo ry'umunsi nkumva harimo ukuntu bingoyemo ariko ndashimira Imana cyane ko nubwo nari ntaragira izo nshuti cyangwa se iyo community ko tuba dufite umwuka wera mu by'ukuri navuga ko mu minsi yanjye ntarahura n'abo bakristo dusengana byari umwuka wera pe natangiye gusenga nkazansenga nkumva mfite amahoro nkumva ndanezerewe wenda ntitaye ko hari byinshi ntarasobanukirwa neza ibyo ari byo ariko nkumva merewe neza
Umwuka Wera agenda anganiriza, nkatangira gusenga, gusoma Bible, nkajya kuri YouTube nkagerageza gukurikira. Hari inshuti yanjye nabwiye ngo nakijijwe, anyohereza sermon y'umukozi w'Imana wa hano mu Rwanda, ambwira ngo mukurikire. Ndamukurikira numva ntari kwigisha, ubwo rero akaba ari we nzajya nkurikira umunsi ku wundi. Njya nko kuri YouTube channel yabo nkurikira amanuza yose gutyo, ariko hamwe nuko nawe numvise ukuntu yigisha ijambo ry'Imana, wenda nimba muri iyo culte basomye iki cyanditswe, kaba ari cyo nanjye nsoma gutyo nyine gake gake bigenda biza. Ariko navuga ko mu ntangiriro nuko byari bimeze, ariko nyuma y'amezi 3 naje kumenya BCC. No, BCC narayimenye mbere, ariko nibwo naje kuyijoininga. So naje kujoininga BCC muri China yari hari. So joininga BCC, maze kujoininga BCC ubwo ntangira kumenyana n'abandi bene data, ntangira BCC classes. So from there n'ubundi ariko mutangira kuba joining cyangwa harimo abo narinzi, ariko twari tuziranye mbere nkiri muri ubwo buzima bwo mwisi. So urumva ntabwo twari turi close cyane, ariko navuga ko ni igihe cy'Imana cyageze ko joininga BCC, ko nubwo nari maze icyo gihe kinini nyizi ntabwo nahise nyijoininga ako kanya. So narayijoininze numva bimvuyemo, atari uko bayimbwiye cyangwa se umuntu ambwira ati ngwino, ndayijoininga maze ntangira classes. So dukomeza gutyo. Byose biratangaje. Kangaruke ku badukurikiye turi kumwe, murumva ko wamugani cyashoboka ko n'umwuka w'Imana yagusanga aho ngaho uri, yakubwiriza, wakwihana, biranashoboka ko yanagushoboza kubaho ukiranuka nubwo waba uri wenyine, cyangwa se nubwo waba uri mu bya bindi byinshi bitakwemera ko wakiranuka. Ariko urumva ko umwuka w'Imana yababuzaga amahoro. Nicyo mbashije kuvanamo. Reka twe kwiharira ijambo, nawe again nimba hari icyo mu byo wamaze kuvuga wumva wabaza, wabyandika muri comment tukaza tukabibabariza. Ariko nanone n'abandi turi kumwe mu cyumba, nimba mu byo wamaze kuvuga hari ibyo mwumva mwabaza, mikoro ni yanyu, you can ask. Ariko nanone si itegeko. Niba byose biri clear, reka genda aribyo nateguye nakomeza kubabaza. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Amos Shyaka, sengera muri Kingdom Believers Church. Ndagira ngo mbabaze ikibazo, ariko wenda sinzuri bugisubize, ni muri rusange. Uwawe mwaragiye akirizwayo, undi agenda agikizwa, muhura na challengezi cyangwa imbogamizi hariya mu mahanga, mwasanze abanyarwanda, abanyamahanga, none ubu hari urwego mugezeho rwo gukizwa, mwaragarutse. Ubusubiyeyo cyangwa n'undi muntu wese asubiye abonye buruse cyangwa agiye mu zindi gahunda, ni iyihe nshingano cyangwa ni ikihe kintu cy'ingenzi yakora kugira ngo wenda yigarurire icyo kirere cyangwa se ubuzima bw'abantu bugarurira aho ngaho mwari muri, ugereranyije n'ibibazo mwahuriye nabyo? Ni iki wakora nk'umuntu wanyuzeyo? Ni iki wamubwira genda ukore iki kugira ngo wenda tume n'abandi banesha cyangwa se bakizwa? Murakoze. Nimba ari umuntu ugiye akijijwe, hari igihe umuntu agera ahantu navuga mu gakiza akumva nk'ibintu cyangwa se yakoraga byatumye agera aho ngaho yabireka bitewe n'ahantu ageze. So icyo namubwira ni ugukipinga discipline yarasanganwa. Nimba wari uri hano uvuga ati ndasenga, komeza usenge. Nimba ari ijambo, komeza usome ijambo ry'Imana. Nimba ari ugufastinga, komeza ufasting. Ntiwumve ko hari ahantu ugeze bitume hari ibintu reka. So namubwira gukipinga the basics kandi bizamufasha. Nanjye icyo nakongera mu byo bavuze byabafashije no hari ibyo yavuze bya BCC, izo nyigisho like tumaze kumva benshi babivuga bari mu mahanga ko biri mu bintu byabafashije. Ni umuryango wa Bibiliya cyangwa se wa Gikristo usakaza amakuru ya Bibiliya, amahame ya Bibiliya. Ni iba mahanga yose, amugani ku isi yose aho uri rwose, nimba nawe wa mugani uteganya kujyayo, abantu ba mbere wasanga nk'uko ushaka ambasade y'u Rwanda hiri uzabaze naho BCC ikorera.
rwose bafite ibyadukomeza cyangwa ibyadufasha cyangwa se inyigisho zifasha umukristo guhagarara anesha aho ari hose nizo mwumvishe bavuze benshi so reka kubera umwanya mbagaruke mbabwira ngo mbabaze mwembi niki muvuga kuri iyi mvugo nyine twaherewe tuvuga ko bimenyerewe ko umuntu yagiye hanze rwose kugwa ni ibintu bimenyerewe ahubwo unahagaze n'icyo gitangaza niki mubivuga mwebwe amagambo make icyo nabivugaho mbere na mbere iyo mvugo ntabwo ariyo ntekereza ko ikoreshwa wenda kubwo kudefanda intege nkeya cyangwa se gushaka kuguma muri comfort zone so ntekereza ko kuri njye atariyo kuko nimba Imana itanga agakiza mu Rwanda ari nayo igatanga hanze so biranashoboka ko Imana yagufasha gusustaininga agakiza uri mu Rwanda yanagufasha kugasustaininga wageze hanze so navuga ko ari imvugo bitari byo bishoboka cyane ko wakizwa mu Rwanda ukanakizwa cyane mu mahanga. Nanjye niko mbyumva ndumva imvuga isa nkaho ari excuse ariko nanone ni reality kuko ni ibintu tubonesha amaso yacu ntabwo ari ibintu gusa twumva ariko hari inshuti njye mfite rwose usanga yaragiye akijijwe ariko uyu munsi yarabaye undi muntu so ni ibintu biriho ariko navuga ko impamvu cyane ari ukora ko ni nk'isi ebyiri I don't know how to say that iyo uvuye hano muri Afrika cyangwa se mu Rwanda ukajya mu bihugu nka biri ni nk'aho baba baguteretse ku yindi planet ni ubuzima buri totally different culture ibitandukanye hari usanga nyine mentality yaho ni do what you want and no one will judge you kora icyo ushaka ntawe uzakikubaza cyane noneho nk'abana iyo bagiye ubu kiva munsi ya authority y'ababyeyi usa nkaho nyine baguhaye go ahead freedom do what you want so abantu benshi basa nkaho baba enticed bakaba trapped muri icyo kintu ariko ntabwo nabiha excuse kwa konko Bernice yabivuze Imana igusustaininga mu Rwanda n'igusustaininga hariya rero ndumva impamvu binaba kuko ni ibintu bibaho impamvu bibaho nuko abantu benshi bajya mu mahanga bagenda navuga bari light basa nkaho bari comfortable mu gakiza kabo bagera bagahura n'imiyaga ibanyeganyeza kubera ko batari bari ubuzima buri consacré bari mu Rwanda so umuntu uri faithful mu Rwanda aba faithful mu mahanga kandi ikindi nizera nuko iyo umuntu afite Kristo mu mutima we naho yagwa arahaguruka ariko abakomeza kuramba kuguma hasi questionable that's what I can say ndizera ko nayo nama mwajya cyangwa hari ikindi wumva cy'specific wahereza umuntu uteganya kujya hanze wenda afite ubwoba ko hanze sinzakomeza ndi umukristo cyangwa n'uwaba ariyo nawe akirwana n'iyo ntambara byakubiye muri aya mavuta cyangwa hari icyo ngo wakongera akanakongeraho gatoya hamwe nuko tubonye ko bishoboka kuguma hanze kandi ukaguma mu gakiza nanone hamwe nuko hari challenges nyinshi hanze enda bivuga ko hano bishobora kuba zidahari ariko icyo navuga nuko kubigambirira mu mutima ukagambirira mu mutima yuko regardless of the challenges uzaguma nyine ushikamye iyo gambiriye ikintu uragisengera iyo wagisengeye nkuko yaragushoboza kandi birakunda njye inama nabagira ni nk'ama points nk'atatu icya mbere ni ukumenya ko Yesu ni umwe aho uri hose he is the same wherever you go Yesu mu Rwanda ni Yesu muri Amerika ni Yesu muri UK ni Yesu mu Bushinwa Imana ntabwo ihinduka rero wayihaye access izagushoboza icya kabiri ni uko satani ni umwe aho wajya hose satani muri UK yaba satani mu Rwanda impamvu mbivuga ni uko example nuko muri UK ikirere ukuntu cyabaga kimeze numvaga nsikamiwe cyane nkabona ndi oppressed buri gihe ariko nagera mu Rwanda nkasa nkaho ngiye muri konje ariko rimwe muranagashya mbona satani nsanze mu Rwanda oppression zinsanga ndi hano nsobanukirwa yuko it's up to me to choose ubundi buhe access ku buzima bwanjye
so ikindi cya gatatu ni uko abantu bakiri muri home country bateganya kujya amahanga njye nabagira advice yuko seek to be faithful to God and not to your community. Impamvu nuko abantu benshi hari ibintu bakora bakakitinga nk'aho bari consecrated kubera ko bari muri crowd, bari mu bantu benshi. Church yorganije amasengesho 40 days muragiye, 21 muragiye, ve muragiye, ariko udafite personal intimacy yawe n'Imana wagera bikagucanga kubera ko wisanzuri wenyine. So nge advice nabagira nuko you seek to know your God personally and seek to be faithful to God, not to the community. Kuko nugera hariya waramenyereye gupleasing abantu uzisangana hariya watangiye kuba pleasing. So nizo advice natanga. Murakoze cyane rwose. Reka kubera umwanya dusoze ariko dusoma kino cyane tukunda kugendaho cyane, especially kuri tuvuga kuri faith in action mu diaspora cyangwa se mu mahanga. Hari mbese twahereyeho dusoma tuvuga ngo dore mbatumye muri Matayo 10:16 mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko nanone akavuga mu Byahishuwe 2:16 aho twasomye avuga ngo Uwiteka Imana izaho tuba ngo aho mu birindiro bya Satani, mbese aho Satani aba. So yaba wa mugani mu Rwanda, yaba i Kigali, yaba mu cyaro, yaba mu mahanga, rwose Satani wa mugani arahari. Ariko nanone Imana izi ko aho turi ari naho umwanzi ari. Icyaha kitugatugira umugani ngo gishaka uburyo tutagiye yananiye da ngicyaha mbese kira around us cyo kiduhiga anytime uranga yo gatoya, rwose icyaha kiratunesha. Ariko nanone tukizera ko imbaraga zituma tunesha icyaha ni Kristo, ni umwuka w'Imana, kandi nawe abera hose icyarimwe, abari aho uri kuko anabizi. So nanone ko dusoza tuvuga ngo nk'umukristo kurinda ubukristo bwawe cyangwa kwizera kwawe ni inshingano zacu, kandi aho hantu uri wumva ko wa mugani bidashoboka ko wakizwa cyangwa wakiranuka, actually niyo mpamvu hari kugira ngo ugaragaze ko bishoboka, kuko Bibiliya itubwira nanone ko turi umucyo w'isi. Bariya barushye baremerewe babayeho, ijambo ry'Imana nibutse rivuga ngo kuriya Imana yatumye Yona mu Nineve yavuze ngo abantu ibihumbi batazi gutandukanya indyo n'imoso. So kuba wumva ko abakiranutse ari bakeya muri abo bantu aho hantu uri, wowe uri umwagenti wo kuba wabigaragaza ko bishoboka. Ubabera umucyo, ubabera umunyu, utume nabo baryoherwa n'ubukristo, be ku compromising cyangwa se kwisanisha nawe kigiye, kuko nanone Bibiliya bidusaba. Rwose faith in action izahoraho, habaye nawe ari icyo wumva wasangiza ubwoko bw'Imana, umubiri wa Kristo, rwose aho urimo kudukira like wandike muri comment watubwira weva nawe intebe ni yawe, cyangwa se turayemereye ko iby'Imana yadukozemo cyangwa se yaduhaye kumenya ntabwo ari ku bwacu gusa, ni ku bw'amahanga. So nawe rwose uratumiwe, turagutumiye mu kiganiro cy'ubutaha cya Faith in Action. Imana ibahe umugisha. Bye. Birashoboka ko wakomeza ubukristo bwawe cyangwa se wakabya ubukristo bwawe aho uri hose. The secret is intimacy with God, kandi kumenya n'umwanzi wawe. Hari witwa Timoteyo ati shati nanjye naje ndi Paulo, ati mu yandi magambo ibyo wigira nibyo bisi bike. We have a purpose. We are not living by accident. We have a purpose.